ubushize nari ndi kumwe na Aroni nawe yari ari aha ngaha tuganira ku kintu cya script ni ikintu gikunze kugonga abantu cyane muri iyi industry turimo muri uruganda rwa cinema cyane kikunze kubagonga gute harimo abatazigira mu mafilme yabo bakakora akagutekerereza akubwira ati genda ukore urabizi bibaho ya ghost so hari n'abazandika ako noneho bitewe n'abakinnyi bafite kuri tele nkaba naguha script noneho wowe ukagenda ukayibroka ukaza ukayikora bosanse ukagenda ukumva icyo yashaka kuvuga ukaza ugakiramo amagambo yawe yose ayanjye ukayakuramo gihe wayanditse ugashyiramo ayawe gusa kubera ko wumvisha icyo ngo iri gushaka kuvuga icyo ngicyo Aroni ari hano twabonye ingaruka zabyo ko biza kurangira kuri scene imwe ukabona wenda ntacyo bitwaye kuba yayikinnye kuriya birimo biramacinga na story scene ya kabiri nuko ariko wajya guhuza za scene zose ugasanga story yatakaye ntago kiri ya indi we washaka kuvuga kubera iki hariho udu keywords twagiye tubura kuri buri scene noneho ukaza gusanga scene nani story yose ntago icyubatse kwa kundi ho wayubatse bikaza kurangira byiswe ko wakoze filime mbi kandi mu byukuri uburyo ari wayanditse bwari bwiza ahubwo icyo kintu cyo kuba hari umuntu wagiye ukuramo amagambo yawe amwe namwe cyangwa se yose agashyira maye byatera ikibazo nk'umurealizateur cyangwa se umuyobozi w'amafilme icyo kibazo wigeze uhura nacyo kuri tele mpura nacyo kenshi mpura nacyo kenshi ubihandoringa ute noneho nk'umuyobozi ufite script ugomba ni nk'igihangano babagoye ngo urinde nawe ugihaye umukinnyi ngo agisome mu kugisoma raje ya magambo umuntu yamaze imyaka 2 yandika cyangwa se amezi runaka yandika yose yatesheje agaciro ashyizemo ayiwe nk'umuyobozi wewe uri kuri tele ni ibintu biba bishekeje cyane kandi bikunze kuba biraba kenshi ariko ikiba kibiteye niki icyambere wa mukinnyi wahaye ari amagambo ni umunebwe aba ari umunebwe kandi twebwe hano mu birabura kenshi na kenshi duhura n'icyo kibazo duhura n'ikibazo cy'abakinnyi babanebwe mu gusoma script kabone nubwo yaba afite tala imeze gute niki ariko ni umunebwe ikindi ni babantu badafite umwanya baba bari muri rwinshi ikindi cya gatatu nta mpungenge biba bimuteye nta kibazo biba bimuteye we kuba yumva bikora gutyo ku mpamvu yuko wana icyambere n'amafaranga mwumvikanye ni make cyane we aba yumva yuko yanagukoreye faveri nta kintu cy'ubuprofessionalism kiba kimurimo ndetse nta buryo ki ashobora no kuba inshuti niyo mpano ye ndetse n'ikindi nta na passion aba afite yo gukora kiriya kintu nka director rero umuntu umeze gutyo ufashe script ukareba agakina urimo gusoma ugasanga amagambo hafi yose yayahinduye ukamwemerera kugira ngo akomeze akine nawe umuteye inkunga umutije umurindi wo kwica ya nkuru ya wa muntu kuko uriya muntu icyambere yanakurega mu bindi bihugu rwose umwanditsi niwe muntu mukuru buriya kuko bose niwe bashingiyeho bose bashingiye ku nkuru y'uriya mwanditsi yanditse mushobora kubipfa kakubwira ati yewe zana script naguhaye tujye mu rukiko zana script naguhaye noneho genzane ibyo wankoreye kuri noneho zana na film bashyireho abantu babiri bicare bumvira ya filme barebe niyo script barasanga stories zidahura no stories ziratandukana so nka direct ikintu ugomba gukora niki ugomba byanga bikunze niba ubona yuko amagambo yose yayakoresheje
ashobora gutegwa, hari amagambo burya ashobora gukoreshwa ntiyice storyline, yayazana mbere cyangwa se yayazana nyuma, ariko storyline ntiyapfuye, na message yatangaga ntiyapfuye, kabone nubwo yazinyuranyije, imwe kaza mbere indi kaza nyuma, ariko ya magambo yose ya wa mwanditsi yose arimo, nta na rimwe ryavuyeho. ubu nguwo ushobora kubibona ukavuga utoke pass, kandi ukabona ko yanabikeneye na neza, na ya magambo yayavuze yose, iyo ngiyo ukayiha pass. Ariko hari kwa umuntu arimo arakina amagambo, nawe urimo urakurikira script, ndetse na script supervisor yarebye araje arakubwiye ati no, ati it's wrong, ntuvuge cut, uri umudirector ukareka bikavugwa, warangiza uti pass, menya ngo hari ikintu wishe.